Nk'uko bikwiriye ibisonga byiza. Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 10. Kandi nk'uko umuntu wese yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umukristo ni igisonga cy'Imana. Ni ukuvuga ko ibyo afite byose azi ko yabihawe n'Imana kugira ngo abiyikoreshereze nk'uko ibishaka. Umwami Yesu yahuguriye abigishwa be kubika ubutunzi bwabo mu ijuru, aho butabasha kwangirika cyangwa kwibwa. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Matayo igice cya 6 umurongo wa 19 kugera ku 21. Nta bundi buryo bwo kubika ubutunzi bwacu mu ijuru uretse kubukoresha nk'uko Imana ishaka, tukazabihererwa ingororano tugezeyo. Ni ukuba ibisonga byiza by'iby'Imana yaduhaye, ikazabiduhera ingororano. Igisonga ni umuntu ubukoresha ubutunzi butari ubwe, akabukoresha nk'uko shebuja ashaka. Abacunga umutungo wa shebuja akaba ari we umugenera mu gihembo. Niko natwe dukwiye kuba ibisonga byiza by'iby'Imana yaduhaye byose. Ibyo dufite byose twabihawe n'Imana, kandi dukwiye kubikoresha nk'uko ibishaka. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, niki gituma mwirata nk'abatagihawe? Abakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 7. Kubwo kudasobanukirwa ko twese abizera turi abatambyi, benshi ntibamenya ko Imana bategerejeho gukoresha ibyo yabahaye byose mu nzu yayo, maze bakabikoresha uko bishakiye. Ibyo dufite byose, byaba bifatika cyangwa bidafatika, ni ibyo gukorera Imana. Ubutunzi bwacu, ubwenge bwacu, impano z'umwuka n'izakaremano, imbaraga zacu, amahirwe atandukanye dufite mu buzima, byose bikwiye kuba bikorera Umwami Yesu. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Mariko igice cya 12 umurongo wa 30. Bamwe bahawe impano z'umwuka nka Pawulo, abandi bahabwa amahirwe atandukanye nka Esiteri, abandi bahabwa ubutunzi bwinshi nka Yobu. Ariko buri wese akwiye kuba umutambyi mwiza w'Uwiteka kuri icyo gicaniro yashyizweho. Itorero rya Kristo rikwiye kuba rifite ubumwe mu bera, ku buryo ubukene bwabo bw'umwuka n'ubw'umubiri bwose bubasha gukenurwa, kuko Imana yatanze ubuntu bwayo bwinshi bwo gukenura abantu bayo. Hari abibeshya ko ubutunzi bwo mu mubiri ari ubw'umuntu ku giti cye, ku buryo abukoresha uko yishakiye, naho bwo mu mwuka akaba agomba kubukoreshereza itorero, ariko siko biri. Buri wese icyo yahawe n'umwanya yashyizwemo azacirwa urubanza rw'uburyo yabikoresheje nk'uko Imana ishaka. Niyo mpamvu abatunzi babika ubutunzi bwabo bakirengagiza abakene, bafite urubanza rukomeye imbere y'Imana. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Kubwo kubura k'ubumwe mu itorero rya Kristo, buri wese yikubira ibyo yahawe, akaba ari byo ashakishamo ibimutunga, bikangiza umurimo w'Imana, bigatukisha izina rya Kristo. Kubwo kugundira ibyo bahawe by'umubiri ku babihawe, abahawe iby'umwuka babihindura ibicuruzwa byo kubinjiriza ibyo kubatunga by'umubiri. Kenshi tubacira urubanza kubwo gucuruza impano z'Imana, ariko ntitwibuke kureba uruhare tugira mu kubatera izo ngeso zipfuye. Nk'uko Pawulo yahawe impano akamamaza ubutumwa bwiza, Esiteri agashyirwa mu mwanya ukomeye agakiza ubwoko bw'Imana, Yobu agahabwa ubutunzi agahoza amarira y'imfubyi, abapfakazi n'abakene, niko natwe dukwiye gukoresha ibyo twahawe byose ngo ubwoko bw'Imana bwe guhomberwa, kandi ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. Nitugenza dutyo, nta mukene uzatubamo, kandi izina rya Yesu Kristo rizarushaho kwamamara. Nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho kuba biba abanyamurava. Abakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dusenge. Mwami Yesu, ndagushima kubw'ubuntu bwawe bwinshi wahaye abera mu itorero ryawe. Ndagusaba ngo udushoboze kuba ibisonga byiza by'ubwo buntu, mu izina ryawe Yesu. Amen.